bakunzi batumiye TV reka nongere mbasuhuze kandi nongera kubifuriza ibihe byiza, nongera kwifuza kuramba ni Jerome uguhaye ikaze hano ni kuri Tumenye TV. Nk'ibisanzwe tugiye kuganira kandi tugiye kujya tuganira kuri byinshi. Uno munsi nahisemo kubereka byinshi tugiye kujya tuganira kandi byinshi by'ingenzi ibyo mwari mwiteze kubona. Twakoze byinshi mwakunze byababereye byiza, ariko no tuje guhindura byinshi noneho kugira ngo ube byiza cyane. Hari icyo bitwaye se nitubigira byiza cyane. Wowe uri kunyumva uri hirya no hino uri ndagira nkubwire ni muri comment andi kuti bibaye byiza byaba ari akarusho. Hanyuma rero tuje kuganira kuki nje kubereka ingingo nkuko bakubwiye ko twahinduye gahunda z'imikorere, ariko twarushije gushyiramo ibyiza cyane. Cyo tuje kuganiraho ndaje kugira ngo nongere mbikwereke, ngira ngo wamaze kura muri screen yawe byinshi tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku buzima buri digital. Uno munsi none hari byinshi byo kujya tuvugaho byagiye biba ingenzi kandi byagiye bingira akamaro ku bibazo wagiye wibaza. Ibyo byose twarice turatekereza duti abantu bakwiye kubona bino, bakwiye kumva bino, bakwiye kujyana n'iterambere aho rigeze, kuko isi tugirimo uno munsi none yamaze kuba isi ihindutse, cyangwa isi cyane cyane urebye social media iri kugenda irushaho gufata indi ntera, iri kugenda kuba ituma isi iba umudugudu, aho n'umunsi wa none uba uri hano ukabasha gukorana n'abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye. Niyo mpamvu natwe tugenda dushakashaka ibyatuma noneho abantu barushaho kwinjira mu isi iri digitale cyane, ndetse barushaho kugenda bayisobanukirwa. Rero hari ingingo tugiye kujya tugarukaho, iyo tutazareka ni igaruka ku kijyanye n'ubuzima. Iyo ngiyo rwose iyo twamaze guteraho akadomo, kuko twamaze kubona ko ari ingingo donc yagize umumaro ku bantu, ku inshuti, ku bavandimwe, ndetse yaba bari hano mu gihugu. Ku bibazo mwagendaga mwibaza abo twahaye product n'ubu ngubu produits igihari, ndetse mukizikeneye abo tuzagumyeza kuzibaha nk'ubisanzwe. Ariko nanone tuje kandi tugaruka kuri nanone ku kijyanye n'ikoranabuhanga cyane cyane rya crypto. Iri koranabuhanga rya crypto tuzaritindaho cyane, ndetse tuzarisesengura, tuzareba ndetse ikijyanye na mining z'ubwoko bwose bugiye butandukanye. Tuzareba nanone kuri coin ya Pi, ayo bita Pi Network. Twagiye tubona ari umushinga wagirira abantu umumaro, ndetse keshi uyu akaba ari umushinga wabayeho igihe kirekire cyane kuva 2019 aho ngaho mu kwezi nko mu kwa 12, aho ngaho abantu ba mbere niho bamenye uno mushinga, ndetse benshi bagiye bawukeresa, ndetse bamwe bagiye bawumva uko utari, abandi bakawuhimba uko utari, ariko byamaze kugaragara ko ari umushinga ndetse w'icyerekezo wa Web3, ari naryo koranabuhanga ashaka none tuzagarukaho. Ndetse uyu mushinga benshi bawumaninze batangiye kugenda babona umusaruro wabo, ariko bigaragara ko abantu benshi nanone bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, abagiye bata amakonte, abagiye bibagirwa amapass phrase, abagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, abagiye bibwa. Uyu mushinga twabonye ko ukunzwe na benshi kandi ufitwe na benshi, ariko nanone ukaba ari umushinga ufite ibibazo. Ndajya nkubwire nti wowe ufite umushinga ariko ukaba waribagiye konte yawe, ukaba utabasha kubona pass phrase, utakibasha kubona byinshi byagiye wagiye utakaza. Ibyo rero tuje tugufasha. Mbere yuko twabanje kwicara tukareba abatekinisiye, tukareba babisobanukiwe cyane, tukagirana ibiganiro, tukareba ibibazo bihari, ndetse ibyo byose tukagenda tubyigaho. Rero tukaba twahisemo kugira ngo tuze twongere nanone dusesengure, dufasha abantu abari hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Rero ndakugira nkubwire ko ufite ikibazo kuri mushinga wa Pi, ukeneye konte ngo umayininge, utangira bundi bushya, waba wari waratakaje ko account yawe, aho tuje kugufasha aho waba uri hose. Uzajya uduhamagara cyangwa twandikire muri comment, cyangwa se ukore uburyo bwose twaba communicated, cyangwa se twabasha kuvugana, twabasha gukontaktana,
tubashe kugufasha. Aho rero ibyo bibazo byose tuje kubikemura. Ndagira ngo umwe wese ufite ikibazo ku ibyo ngibyo tubigarutseho kandi tuje kubikoraho mu buryo bufatika kandi bugaragara. Hanyuma iyi coin mining yo tuzayitindaho cyane, iyi Pi tuzayitindaho cyane, ndetse n'izindi coin ziri mined. Hari ubwoko bwagiye busohoka kandi butandukanye. Hari izagiye zigaragara ko ari fake cyangwa se ari scam. Izo ngizo tuzagiye dushaka kugenda tuzibabwira, ndetse iziri zo twabonye zifite gahunda tuzarusha kugenda tuzibaha. Ariko cyane cyane wowe niba utari wagira konte ya Pi network ndetse ngo mining, ndagira nkubwire yuko uri gutakaza amahirwe, uri gutakaza icyerekezo, uri gutakaza amahirwe azabonerwa muri web gatatu. Ayo ngaya ari kugenda agusiga. Niyo mpamvu nkubwira nti aka kanya ukimara kumva iri jwi, ukimara kumva iyi sound, utafite iyi coin ya Pi, utabashije kuyimayininga, ndagira nkubwire nti unyandikire inbox. Rero hari abandi bantu nanone mwayimayininze, ariko nkuko umushinga wubatse ufite step zigera ku 9 kugira ngo uzabe wemerewe kuba Pi yawe yaba ifite agaciro cyangwa se wabasha kuba wayigurisha. Utarakoze zira steps 9, utazi bijyanye na email, utazi kubihuza na nimero, ibyo byose urumva uzaba waratakaye. Umushinga rero tuzawutindaho turebe n'ibibazo byawo ufite. Update agenda asohoka umunsi kundi uko bwije uko bukeye. Ibyo nabyo tuzarushaho kugenda tubireba, tunakemura ibibazo byinshi bigendanye n'uyu mushinga, ndetse dutegereza icyo twita GCV cyangwa se igiciro price. Tunategereje yuko uyu mushinga uzagera ku iherezo byawo, ndetse tumenya amakuru ya mainnet. Ibyo byose ni amakuru uzarusha kugenda awumva. Ndagira nkubwire rero ko aho uzabikura nta handi ni kuri Tumenye TV, ndetse tuzakwinjiza nanone mu mushinga wa web gatatu. Muri web gatatu tuzongera turebeho byinshi, ndetse ndagira nkubwire ko ari umushinga twatangiye kwinjiramo, ariko web gatatu ndagira nkubwire yuko ukwiye kuyisobanukirwa ukazamenya yubatse gute. Ariko ntago nanone wayisobanukirwa utabanje kumenya ese web ni iki cyangwa se website ni iki. Ndagira ngo ushobora kuba wumva inode utazi na website icyo ari cyo di, ariko ndagira nkubwire ko noneho tuzaza tukagusobanura ese web ubundi byavutse gute, ubundi tukakubwira muri makeya uburyo icyo bisobanuye, ko ari urubuga n'umurongo n'urukuta rwa internet aho ubasha kugenda ugashyira amakuru yawe, amakuru cyangwa se yaba ari ubutumwa wanditse, yaba ari ifoto ushyizeho, yaba ari video. Hari ahantu ubishyira aho ngaho ni kuri website cyangwa se web. Iyo aho ngaho tuba tubivuze mu mpine. Hanyuma tuzareba ese web ubundi yavumbuwe gute, byagenze gute, yari igamije iki, ese intego yayo igenda izigera ku donc zigenda izigeraho. Ibyo byose tuzabireba, ariko tugaruke nanone twibande kuri web gatatu, ariyo ije guhindura ubuzima bwa muntu, ariyo ije gukora ibikomeye kandi ari ije gukora ibihamba. Iyi web gatatu tuzayitindaho cyane. Ntago tuzagaruka kuri web rimwe, yego nkuko ari web ya mbere yavutse, kuko web iyo hataza kuba web rimwe na web gatatu ntago yari kuboneka, ndetse iyo hatabaho web rimwe ntago web kabiri twari turimo yari kuboneka. Ndagira nkubwire ko iyi tuzayitindaho nayo, tukongera tukareba umwaka yavutsemo, wayihimbye, ndetse n'amateka yayo. Ibyo byose ukamenya imvo n'imvano yabyo, ukabasha no kubisobanura, ndetse ukazabasha kuba ubifite mu buryo bwiza kandi busobanutse, ufite amakuru ndetse akujyana ku cyerekezo. Ndagira nkubwire ko ubu ngubu turi muri web ya kabiri. Web kabiri aho dufite uburyo butandukanye, haba mu buryo bwo kuganira ukoresheje mu buryo bwo kwandika message, ndetse kwa uploadinga video, amafoto ukabasha kohereza umuntu. Ibyo byose aho ngaha bitwabibonye muri web kabiri, ndetse yatangiye mu mwaka wa 2004 ngira ngo niho yatangiye.
igenda yidevelopa, aho ni ku bantu bakoreshaga ikoranabuhanga cyangwa se internet muri 2004 abantu babasha kwiroginga bakinjira mwabingira ngo mwari byari bigoye kuko wabona ikijyanye na video, kuko icyo gihe byatangiye wabasha gushyira ubutumwa ku rubuga, ariko ubutumwa bwagiyeho ukaba utabasha nkaba ntaza ngo nkomereyo commentaire, ndetse byari bigoye kugira ngo ube wabasha kugenda ushyireho donc ujye kuri website cyangwa se ube washyiraho ifoto, byari bigoye ibyo nabyo, gushyiraho video byo byari bidashoboka. Ariko ibyo byose web yagiye ikura ndetse iva muri web igenda iva muri web rimwe igenda ijya muri kabiri, bigenda bitera imbere kugeza ubwo uno munsi wa none isi imaze kuba umudugudu. Ibyo byose rero muri web kabiri hakozwe ibintu byinshi, hakozwe imishinga ariko makomeye cyane, ndetse igera ku bikomeye, igeraho twabashije kuvugana noneho turebana, tubasha kuvugana noneho mu buryo buri live. Ibyo byose ndetse abahanga bagiye bavumbura byinshi byari bikomeye cyane, ndetse ariko nanone web ibibazo byagiye bibaho nuko wasangaga ari web y'amasosiyete donc iri dynamique, ariko nanone ikaba ari amasosiyete donc amasosiyete cyangwa se amakampani akaba ari yabyasha umusaruro. Ariko itandukaniro rihari nuko muri web kaya gatatu iri kubakwa ndetse yanatangiye turimo twinjiramo, kuko yatangiye igihe kuko gato mbinyuzemo gato muri web gatatu. Icyakozwe cyane nuko hakoze icyo bita decentralization cyangwa se mu buryo yakozwe mu buryo abantu bashobora koherezanya amafaranga kandi mu buryo bworoshye, ariho havutse amafaranga yo akoreshwa kuri internet. Ngira ngo benshi murabizi, cyane cyane bavuga yuko yubakiye kuri coin ya Ethereum. Ngira ngo ku bantu cyane cyane baba bakora ibintu byo muri cryptocurrency, abo ngaba babasha kubyumva cyane. Nawe utarabyumva bikaba ari bishyashya, urateganya icyo utegerezwa cyangwa se icyo usabwa ni ugutangira noneho ukabishakaho amakuru. Hanyuma hubatswemo icyo twakwita nka blockchain, cyane cyane ko web gatatu yo izaba yubatse kuri blockchain cyangwa se mu buryo buri digital. Ngira ngo tunagarutse gato mwamaze kubona yuko ubu BNR cyangwa se Banque Centrale y'u Rwanda BNR iri kwiga ku mushinga yuko nayo yatangira gukoresha uburyo amafaranga ari digital cyangwa se digital currency, ifaranga ry'u Rwanda. Ngira ngo ni umushinga watangiye kandi ugeze kure. Yes, ushobora kuba warawumviseho amakuru cyangwa ni n'amakuru yanyuze kuri televiziyo, ku bakurikira televiziyo. Ngira ngo ni amakuru atambutse vuba, kandi bavuga yuko uyu mushinga mu kwezi kwa 9 iri faranga rishobora kuba ryemejwe rigatangira gukora. Rero ibyo nabyo tuzagenda tubaviraho imuvuzi n'umuzingo, tuzabigisha gukoresha rino faranga. Ubwo ni ubuhanga muzagenda mubona, uburyo bwa system, uburyo bugiye butandukanye. Ngira ngo havutse ibintu byinshi muri web, ikoranabuhanga ryatangiye kandi rimaze gukataza. Ariko cyane cyane tuzongera tugaruke nanone kuri blockchain. Iyi blockchain tuzayitindaho cyane, turebe amacoin agiye atandukanye. Tuzareba nanone coin cyane yamamaye cyane Bitcoin, ngira ngo murazizi, ariko harimo n'izindi za XRP, harimo amacoin menshi cyane tugarutse kuri ku rubuga nanone rwa cyane ko Binance. Ngira ngo hari abantu mutazi gukoresha Binance, mwagiye mwifuza no kuyikoresha ariko mukamutazi se byagenda gute, kamutabasha gufata amafaranga currency y'igihugu mu converting mubonemo amadolari y'amanyamerika. Ibyo byose ni ibintu
tuzagaruka tukababwira, ni ibintu tuzagaruka tukabereka. Ibyo byose rero nta hantu uzabikura, ni kuri Tumenye TV cyane cyane. Ariko tuzagaruka tuzibanda cyane ku muterankunga wacu na product ze, tuzarushaho kugumya kuzibagezaho. Ngira ngo ku bantu bakunze produit ya Rosenda, Abanizime ndetse Esgard, Triple Roots, Coffee, izo zose tuzagumiza tugende tuzibagezaho, ndetse tunanimbamo kuzibaganiriza, tubereka n'uburyo mwamwe mwabasha kubashaka kuzibyaza umusaruro. Ibyo tuzabitindaho tubigarukeho, tongere tubivugeho, ndetse ibiganiro byacu bizagumya kwibanda ku mufatanyabikorwa ari rwo ruganda rwa Dynance rwo guturuka muri Malaysia kwa CEO out. Ahangaha tuzahatinda cyane, ndetse tuzagumya kuhaba, ariko cyane cyane tuziga ku bijyanye n'ikoranabuhanga, twinjira mu buzima buri digitale muri web 3. Ahangaha rero tuzongera tugaruke ku kijyanye na ikoranabuhanga ry'ubwenge buhimbano cyangwa se AI. Hari ibintu byubona kuri ku masocial media atandukanye, ukibaza ukabona video, abantu bakoze video, ukabona abantu bakoze bafashe amafoto, arimo aravuga, arimo araceza. Hari ibintu uzabona amaroboti arimo akina umupira. Ibyo byose tuzabigarukaho, by'umwihariko ahangaha tuzibanda nanone ku gusobanura ku ikoranabuhanga rya AI cyangwa se ubwenge buhimbano. Ibi byose tuzaba turi gushyigikira dutegereje icyo cyiswe web 3, aho iyi web 3 nijya hanze, ibintu ubuzima buzaba buhindutse, ndetse ikoranabuhanga rizaba rikataje rikoze ikintu kinini cyane. Ngira ahangaha muri web 3 amakuru nanone ngira ngo nongere nguhe nuko ubuzima muri web 3 ubuzima buzaba buhindutse, kuko web 3 yo izatanga akazi, ndetse uzajya wicara ugakorera amafaranga uri wawe, ukayakorera utiriwe wideplasa, kuko hano hazaba harimo ikoranabuhanga rikomeye cyane. Ngira ngo byaranatangiye aho AI, aho amaroboti uzajya ugenda ukajya wajya muri restaurant, ugasanga abantu bikoranabuhanga cyangwa se AI. Ibyo byose ngira ngo tuzabasha kugenda tubifataho amakuru, tubibaha amakuru, n'amakuru rero azagenda abatandukanye yibanda ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane twinjira mu buzima muri digitale. Hanyuma muri web 3 nkuko nakomeje kubibabwira, ahangaha icyo tuzareho cyane ni uburyo buri muntu wese azajya abasha gukora amafaranga. Ahangaha nta boss uzabaho, ahubwo buri wese ku giti cye azabasha kuba boss. Ibyo byose rero nta kundi uzabasha kubimenya. Baravuga ngo ubundi ikintu cya mbere nta makuru, nta cyabaye, nta information. If you miss information you miss ubutunzi bukomeye cyane. Ubuza amakuru ubuzo ubutunzi bukomeye cyane. Ahangaha tuzarushaho kugenda tubisobanura, kandi tuguha amakuru y'uburyo bwose, uburyo bizaba bimeze. Muri comment wemere izi zaba zifunguye, ndetse ku telefone izaba ifunguye. Ahangaha tuzarushaho kugenda tuganira ku buryo bugiye bufunguye, ndetse abashaka gukora mu buryo bwo gufungura ama YouTube channel tuzagenda tubafasha, turi kumwe n'inzobere, ndetse serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane zikoresha ama application agiye atandukanye. Ahangaha tuzabafasha kuko twamaze kubona abantu babisobanura kandi babisoberewemo abayiti batandukanye, ndetse ibi byose tuzarushaho kugenda tubisobanura, ariko cyane cyane twibanda ku kijyanye n'ubuzima buri digitale. Tugaruka kuri nkuko namaze kubivuga, tugaruka kuri coin za mining, aho uzabasha kubika kubasha gutangira kubona amafaranga, ndetse nta n'igishoro wabishyizemo, ukoresheje telefone yawe, data zawe, kugira gahunda kwawe, kwiprograma kwawe. Ahangaha ukabasha gutangira kubika amafaranga. Ariko by'umwihariko ntararenga hano nkubwira nti
coin ya mbere ukwiye kubanza kugira ni coin ya Pi Network. Iyi ngiyi ukabanza ukayibikaho, ukabanza ukayibika muri telefone yawe ugatangira kuyimayininga. Hanyuma tukazakwereka n'izindi coin zihari, Delta, Pyramids, izo ni coin zigiye zihari, Sandra n'izindi zigiye zihari. Ibyo byose ukwiye kuba ubifite muri telefone yawe. Hanyuma ChatGPT, ibyo ngibyo ni umushinga nawe uzamenya ukabasha kuvuga indimi, gusobanukirwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Ibi byose ndajya nkubwire yuko tuje kubiva imuzingo. Rero reka nkubwire nti hano uri kumwe na Jerome, ndetse kuri Tumenye TV niho nibyo biganiro uri gukurikira. Kora subscribe ndi kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigusiga. Hanyuma rero ndajya nkubwiye ikaze mu biganiro byacu bizajya biba bitandukanye umunsi ku wundi. ChatGPT iyo nayo ukwiye kuyimenya, ukamenya uburyo wakohereza amafaranga, ukamenya ubuhanga bwose bugiye butandukanye, AI ukamenya uburyo ukwiye kuyibyaza umusaruro. Ibyo byose turaje rero tuzababavira imuzingo. Mini ahangaha rero reka nkubwire ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Nyamuneka wowe wageze hano kora subscribe, ibuka gutera commentaire, tubaza ibibazo muri commentaire, ndetse wibuke gusharinga kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu batandukanye, haba mu gihugu, mu Rwanda. Wikibagirwa gusura imbuga zacu nkoranyambaga, kuri YouTube channel yacu geraho ni Tumenye TV, ndetse uzamuke unagere kuri Facebook page uyisure, haba handitseho amakuru agiye atandukanye, ndetse ku mirongo yose nka Instagram, WhatsApp nimero yacu ni 07811093 07811093 watwandikira, ndetse tukagushyira muri group aho uzajya ubasha kubona amakuru uko asohotse. Ibyo byose ni ibiganiro uzajya ubasha kubona, ndetse n'amakuru uzajya ubasha kubona, ndetse ukaduhamagara aho uri hose tukagubasha kugufasha, tukabasha kuguha ingingo zigiye zitandukanye, ugasura ibiganiro byagiye bihita, ndetse n'ibyo tushyiraho no munsi ukabasha kubibona. Byose byije kugira ngo bitwinjize mu buzima buri digital. Rero uri w'agaciro kandi uri ingenzi cyane mu buzima. Reka tugumye tukwifuriza guhirwa, ndetse tugumye kwifuriza ibihe byiza. Akagaruka ndaza tubasobanurira akantu ku kandi, idonido amakuru ku yandi, kuri web gatatu, tugaruka kuri web rimwe, tugaruka kuri kabiri, tugaruka kuri coin ni ya Pi, ndetse n'izindi coin zose. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho. Reka nkwifurize kuzabyumva kandi kuzabikurikira, ntihazagire na kimwe kigusobwa, kugira ngo utazacikanwa n'amakuru agiye atandukanye. Nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije ikaze. Kanda subscribe kugira ngo byose ubikurikire umunsi ku wundi. See you next mu kiganiro cyiza. Nakagaruka Jerome, ndabakunda cyane.